Murakoze cyane n'ubundi ni ngewe MUTESI Derifins nkuko musanzwe mubizi, ni kuri channel yanjye n'ubundi ni MUTESI Derifins nkuko bisanzwe. Cyagiye twari twakoze episode ya 4 yo kwakira. Ubu tujye muri episode yacu ya 5 yo kwakirwa. Turi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubundi nkuko bisanzwe yabibwira tugasenga none tugakurikirana episode yacu ya 5 yo kwakirwa. Murakoze. Imana ibaha umugisha, ni Pastor Iryoherwa, reka dukomeze dusenga Imana. Mana data twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ryubahwe, ubwami bwawe ni buze, ibyo ushaka bishoboke kuko ushoboye byose. Oh haleluya! Mu izina ryawe rikomeye kandi ryera tugiye kwakira data ibyiza byo mu ijambo ryawe wanditse ku nkingi y'imitima yacu. Ubwami bwawe buze kandi ukuri kwawe kubahwe, reka dukomeze kandi dushyigikire muri byose tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Reka dukomeze twakira MUTESI. Ntabwo kuri iyi episode ndatinda ndizimba mu majambo cyane kuko ubushize kuri episode ya 4 yavuze uburyo umuhamagaro awiyumvamo. Nange ndakurikirana nkomeza ijambo ry'Imana uko Uwiteka yaryanditse ku nkingi y'umutima. Nibuka ko Yesu abwira intumwa ngo zijye mu cyumba cyo hejuru, hari icyo yarashatse kuvuga. Habwe ngo mugende murindirire mu murwa. Yego. Ngo kandi ngo muri icyo cyumba cyo hejuru cyo yasabye cy'ingenzi kwari uguhuza umutima. Yego. Iyo utumbiriye Yesu rero, ikintu cy'ingenzi kiba muri wowe kugira ngo umwakire nawe akumurikire, amurike mu mutima wawe, amurike ku mpano zawe zigira ubusobanuro. Ni ugukura akajagari kawe mu bwonko. Nta kindi yababwiraga, yaravuga ngo nimugera mu cyumba cyo hejuru muhuze umutima, buri wese ibyo yatekerezaga abirambike, ubundi atumbirire mu cyumba cyo hejuru. Aho rero iyo umaze gutumbira nta wifuriza mugenzi we ikibi, ahubwo haza izindi mbaraga zo kumurikirwa ibyo utari usanzwe ubona. Haleluya rero. Amen. Twakira umukozi w'Imana, hari ibiri muri we bidasanzwe. Je nagize umugisha mvukira kwa mushumba kandi hari mu gihe cyiza muri association ya ADPR, mu gihe cya mu binyejana nkiri umwana muto, ubu ndi gushika imyaka 45. Urumva atari kera? Yego ni kera. Urumva ko twabivukiyemo. Ubu ufite amahirwe rero, wamurikiwe ikiza kandi ukimurikirwa ufite iki ubwenge bwo kugisobanura. Ni nayo mpamvu yisaha uri gusobanura umuhamagaro wawe neza. Ni hari gihe abana babivukiramo badashobora gusobanura imihamagaro yabo neza, ariko nanjye ndashima Imana ko Imana yamuritse ku maso. Ubu nanjye nzi gusobanura umuhamagaro, igihe cyarageze n'ubuhamya bwanjye, turi ku buhamya bwa MUTESI. Yego, urakoze cyane nkuko ubivuze. Yo wakiriye Yesu ukamwakira, aricyo ubushize twari turiho cyo kwakira. Ubu uyu munsi turi kwakirwa. Nta kajagari uba ufite kuko nkuko bivuze. Kuko iyo uri mu mwami Yesu neza, ari we mwami wawe, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, intambara zo ntizabura, ibibazo mu isi ntibyabura. Ariko iyo wakiriye Yesu ibi byose bibubusa. Kuko iyo wakiriye Yesu ubuzi kuko intwaro ya mbere ari imwe, no gusenga. Kandi ugasengera mu kuri no mu kwizera. Kandi ugasenga uhamanya n'umutima wawe kuko urimo gusenga. Kuko buriya abantu umuntu yabajijisha. Wenda basha kukubwira ngo aka kanya ndimo neza, kandi wenda nkubeshya, ariko hari ijisho udashobora kubeshya. Hari ijisho waba uri no mu kuzimu rikakubona. Iryo jisho rero ni iry'Imana, ni iry'umwami Yesu. Nuhamanya n'umutima wawe kuko nta kintu umutima wawe nta rubanza ugucira.
warangiza ako kajagari kose kakavaho, ntabwo ubona ngo uraburaye, ntabwo ubona ngo inzira kukwishyuza, urimo neza muri Kristo, byose uramubwira ati Yesu urabishoboye, urabishoboye. Umubiri wakurusha ukavuga ati hoya, handitswe ngo waba ugiye kuwushonje wumva inzara ikumene nawe ukavuga ati Yesu ntiwabyemera, ugasenga. Icyo nicyo bita kwakirwa. Iyo wamaze gusenga ukamara gusobanukirwa, uri mu gakiza kawe neza, umwami Yesu nawe arakwakira akavuga ati ni njyewe mwami, akicara mu mutima wawe nk'intebe ye. Nk'ubu nkanjye nzi kuko umutima wanjye nawe umweguriye nk'intebe ye, nzi ko umubiri wanjye ari urusengero rwe. Ntabwo rero wajya mu rusengero rw'Imana ngo urusambaniremo, ntabwo wajya mu rusengero rw'Imana ngo urucurizemo akabari nk'uko nagacuruzaga ntari nakizwa, ntabwo wajya mu rusengero rw'Imana ngo uzanemo ako kajagari utangire kwirwanira sindabigenza gute. Hoya, uhamanya n'umutima wawe kuko Yesu niwe ushobora byose. Ni ukuvuga ngo njyewe rero ni gutyo nibereyemo, kati mbadengamba si cyane nebimbuzabuza, kati bubera mu mwami wo nutegera burungi nti yeburamu yeburi kimu, kati buri kimu cyono kimuwereza n'ugamba nti no mutima gwange yentebeye, mubiri gwange ye kanisa ye ye nyumba ye mukama, tusobora kukizanyirawo, tusobora kukisagirawo. Buri kimu cyono giteka mu mikono je n'ugamba buri kimu ye mukama, kati nakwakira nakutuza mu rubirirwe bocho bwe nange bemberawo mwebare. Amina, amina, amina. Amen. Mwakire neza ubuhamya kandi byubaka ubwami bw'Imana mu bantu b'Imana. Reka dukomeze, ntabwo twasoza tudashisenze ngo dushime Imana kuri ubuhamya bwiza kuri episode ya 5. Twumvisha ubuhamya bwa mushiki wacu. Umuririmbyi umwe aravuga ngo ni igihe gito intambara zigashira zikavaho burundu, kuko yari amaze kwakira izindi imbaraga zidasanzwe, yari amaze kwakira ibihangana n'ibigeragezo n'intambara rwana, kuko iyo tugeze muri Yesu tuba dutegereye kurwana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Udufashe data kandi utubere umubyeyi, kandi umujakazi wawe umubere umubyeyi, umufashe mu mpano no mu muhamagaro. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen, amen.